Rwanda, a democratic state in the East and Central Africa. It's a country known by its tourism of 1,000 hills and a rushing development. In pre-colonial times, the Abatwa community, known as Pygmies, were considered great hunters, potters, dancers, and singers. But when the colonizers came, they did not legally or socially recognize the Abatwa. They were considered bushmen, incapable of learning, while the other castes were taken to school. Ubuzima bwacu bwamwe busa nkaho bumwaye kuva kera kose. Kubumba murabizi ni umugata agaciro ni umugudahaha. As the country moves forward, the Abatwa are left behind by their blood brothers, and their heritage becomes obsolete. Bantangije mu ishuri nshikisha amashuri kubera ubuzima twari tufite. Nari ngeze mu mwaka wa gatatu nibwo navuye iwacu igitarama mu cyahoze ari Musambira, mbanje mu mujyi wa Kigali, ndaza ndabumba, nkajya mbumba amavazi, nkabumba imbabura, bikamvuna cyane. Icyo kora nakoreshaga ibumba rigeze aho rirananira, n'ibyo nakoreragamo mbona maze guta agaciro. Handmade clay products are becoming obsolete as the rest of the population are now moving to other technologies. We ntago twimvagamo ubunyarwanda bitewe no kutunena, ariko iyi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yatumye natwe twigirira icyizere, twumva nk'ubunyarwanda kubera amahugurwa, kudutinyura, kudushyira mu makoperative, kutwubakira, bituma natwe tuva muri bwa bwigunge. Hagiyeho gahunda ya gira inka, nza kugira amahirwe babampaye inka, ndayitunga, ibirabyaye, ntangira kugenda nkuru dukorwa nk'utungutu mureba kuri iyi nzu. Amafaranga nakoresheje kugira ngo nyishyiraho aka gacanga ni iyi nka yampaye. Twebwe rero mu mashuri ntabwo twagiye tubona cyane cyane ubwisanzure bwo kwiga. Hanjye nize abarimu banserezaga imbere y'abanyeshuri, naba nkoze ikintu bakavuga ngo ni ubwenge twa, ugasanga umuntu ntabwo agira ubwisanzure nk'umunyarwanda. Icyo kintu tukibamo kugeza na bugingo n'ubu ngubu. Iyo tugiye kwaka akazi, inshuro nyinshi iyo bamenye yuko washigajwe inyuma n'amateka, usanga batakwibonamo cyane. Niyo mpamvu tugenda tubura akazi. Ariko iyo ari abo bantu bakwikundiye akazi bwo uragakora ukakora icyo kiraka. Twe turi abantu bakunze kunenwa, kudashyingiranwa n'abandi, kudasangira n'abandi, biturutse yuko umwuga wacu ari wo kubumba, bituma abantu batatwibonamo bitewe n'ubukene. Abandi banyarwanda bumva yuko ari ikintu gisuzuguritse, ariko by'ukuri natwe turi abantu nk'abandi. The government of Rwanda has made considerable improvements and efforts. Now hope is emerging in their hearts. Nubwo n'abandi yenda harimo abatatuye badafite aho baba, ariko bizaza. Nizere ko bazatuzwa nk'abandi, nizere ko bazahabwa inka nk'abandi, abana bo bakiga nk'abandi, kubera ko dufite leta itwitayeho.